Hello guys, nshuti bakuru dukomeza kubana ahangaha umunsi kundi ndabashimiye cyane. Ikintu cya mbere gusaba abanza ukade like kuri ino video kugira duteze imbaraga ino video igere ku bantu benshi babashe gusobanukirwa neza uburyo Highfarm ikora. Ikintu nkwijeje ino video urasoza kuyireba bamaze gusobanukirwa uburyo Highfarm ikora neza ijana ku ijana. Buri kantu kose kari muri Highfarm uzi icyo gasobanuye, uzi n'icyo wakora kugira ngo uzamure level zawe kandi ubashe kwinjiza n'amafaranga yawe akomeze kuba yazamuka. Tudatinze rero reka dutangire dusobanura. Urabona ahangaha turi ni muri Highfarm nkuko ubireba aho ngaho. Urabona ko dufiteho amadolari 2.53 ariko ikintu ugomba kuba wakora cyangwa ugomba kuba wamenya, ugomba kumenya uburyo wazamura ayo mafaranga yawe akazamuka akagera kuri level yo hejuru kandi nawe ukayinjira no muri VIP. Iyo ugeze kuri level ya 40 ubageze muri VIP 1. Rero ikintu ubusigaje no kugira muri VIP 2, VIP 5, VIP 5 byose ukaba wazamuka muri level ukabasha gukuramo amafaranga. Tudatinze rero urabona aho handitse level up. Handitse level up na handitse 0.05 nibyo uhabwa iyo hakanze level yawe itizamuka amafaranga kiyongera hari. Rero kugira ngo ubashe kubona amafaranga menshi muri no application cyangwa ubashe kwinjiza birushijeho uko mwinjiza bitandukanye bitewe nuko mukora. Urabona handitse 0.5 by'idolari nuramuka uvuye muri level imwe ujya mu yindi. Uvuye muri level imwe ujya mu yindi uhabwa 0.5 by'idolari n'ibintu bidahinduka. Rero ikintu kiba gisaba no gukorera izo coin kugira ngo uzamure level yawe. Urabona ko dufite amadolari 2.52 icyo dusabwa no kuzamura level yawe. Twaje turero uburyo bwo kubikuza kugira ngo ubashe kubusobanukirwa neza ijana ku ijana. Buri kantu kose uri kubonamo hano ngiye kubona akagusobanurira kugira ngo ugasobanukirwe ijana ku ijana. Urabona handitse DCs aho dukize udufresh kw'icyatsi urimo kureba hariya uhakora ugiye kuzamura coin zawe. Rero ikintu ukora ukanda warangiza ukemeza yes, ariko ahangaha nibyo bita ku joininga room gatugera muri hariya nyine ku joininga DS cyangwa kuba wakina zira DCs wamara kubazikina ukazamura coin zawe kandi na level yawe ikazamuka. Rero numara gukandaho urategerezaho gatoya ugire ahangaha. Iyo ugezemo ahangaha urabona wanditse ijambo upgrade. Iryo jambo upgrade ni ijambo ryo kuzamura level yawe nyine kugira ngo uve kuri level imwe ujye mu yindi, cyangwa ugakanda mwanditse level up. Ahangaha nimba uri kuhareba ahanditse level up, aho wahitamo hariho hose ashobora kuba hagufasha ukabasha kuzamuka muri level. Ikintu uri kureba ahangaha reba rero ngiye naguze akantu bita harvest kite. Harvest kite igufasha gusarura, ikaba yagusarura coin igihe udahari. Urabona ko biri kwisarura nkuko ubibonye, ntago nigeze nkandabona gatoya ahubwo birisarura niyo ndahari, niyo naba nafunze telefone birisarura. Byose ndabikwereka muri no video, wowe ntugira ikibazo reba video yose kugira gusobanukirwa. Rero kugira ngo tuzamure level ukanda wanditse level up, nimba uri kuhareba aho dushyize udufresh kugira ngo tubashe kuba twazamura level zacu. Urabona ko amafaranga ahise yiyongeraho ako kanya akiyongera kuri balance yacu ubu ngubu yamaze kuba yageraho. Rero bivuze ngo numba uri kureba aho ngaho handitse level ya 47 kwa turi kuri level ya 46 ubu ngubu tugeze kuri level ya 47. Tudatize rero reka tudukanda hara kuri distance kongera dusubire hano ahangaha. Nimba uri kuhareba ahangaha niho ukinira game yo ufiteho amacoin cyangwa iyo ufiteho power. Hano ishobora kuryamo power nyinshi, ukanda kuri kara kantu uri kubona kanditseho ngo tap. Kano kantu kanditseho tap kari munsi y'umunwa w'icyo kintu cyangwa iyo cartoon urimo kubona aho ngaho aho kize agafresh. Ahangaha handitse tap ushyira mu buryo bwo mu gakubo kara kantu karazenguruka ukoza urutoki kakazengurutsa ugahitamo uburyo ushaka gukiniramo zino coin. Kugira batansora bansabye gufollowinga uno muntu ndi kuri pano ye kugira ngo ataze kuba bansora. Rero uhita umufollowinga, wamara kumufollowinga ikintu ukora ukubitaho cyangwa ugakoraho, amara gukora kahita gakubitsa kaguhereza coin. Urabona ko zigute zigenda mu kabugisi kari aho ngaho. Rero ushaka kubaza ngo bikora gute rero, ndakeka nabyo ubibonye. Tugiye gukomeza rero ku buryo akantu karimo hano kose hano muri Highfarm uza kuba wagasobanukirwa mu buryo bukoroheye kandi nta kintu gito kikugoye. Rero hamwe nakubwira handitse high DCs, ari handitse high DCs niho ukanda mu gihe wenda ugiye gukoreramo amacoin mu buryo bwa game. Urabona ko dufite high DCs 105. Rero ukimara gukoraho cyangwa ugakandaho urategerezaho gatoya bakugeze aho ugiye gukinira ino game. Rero ku bantu batayisobanukiye ino game nayo mugiye kwa mwayibona hano harimo uburyo bw'amatask, harimo ibintu by'amashop kuba wagura cyangwa ukabakora task runaka. Abantu rero batamenye ibintu bya task hano muraje nabyo mubisobanukirwe. Si task izi ngizi zibamo hano, buri munsi ufite task. Harimo task hano mu buryo bwa game, harimo task mu buryo bwa Highfarm, harimo task mu buryo bwo kujya kuri room runaka. Ibi byose murabisobanukirwa muri ino video, ntimugire ikibazo kugira mubashe kubisobanukirwa mu buryo bworoshye. Tudatinze rero ikintu ukora ukanda handitse go. Aho handitse go ikintu ukora ubona ko hasajya mu ibara ry'icyatsi, wabara ukandaho bakaza bakuraho DCs none aho gwe bakaguhereza coin. Ubona ko ziri kwiyongera kuri balance kwa turi kuri level 46 none tujye kuri level 47. Iyo uguye ku karabo batakubwira ngo ninde wohereza akarabo cyangwa ninde uha gift. Rero umuntu uha gift ni umuntu mwabaye primate, mutara primate ntabwo wabasha kumuhereza gift. Rero impamvu ndaje basobanurire neza uburyo mu primate afite akamaro, inyungu zo kubagira aba primate benshi ndetse n'ibi byo kugira primate benshi kugira ngo mubashe gusobanukirwa icyo wowe ushaka kubahitamo, kuko hano harimo uburyo bwinshi harimo uburyo bwinshi butandukanye. Urabona ko iyo uguye mu hantu habi bakuraho coin kugira ngo bazongere, ariko iyo uguye ahantu heza baguhereza coin. Ariko ahangaha buri minota 8 cyangwa buri minota 10 bagenda baguhereza DCs 8. Rero abantu bibaza ngo DCs bigenda gute, ushobora kuba utazoza kureba zino DCs ugahiruka ukina DCs mu gitondo uragasanga rero hari DCs bagiye baguhereza ntumenye ko baziguhaye. Bivuze ngo buri minota 8 uko ishize uhabwa DCs
zo kuba wakinamo game hano ukazamura coin zawe, wamara kuzamura coin zawe ukabasha kujya kuri level iri hejuru. Izi coin bari kuguhereza anga nizo zikuzamura muri level zikaba zazamura na hari amadolari yawe akaba yazamuka mu buryo bukoroheye. Ikintu uri gukora urabona ko tuguye hari hard cess, twamara kuba hard cess gatatu tuvuga ngo duhitemo cess cyangwa duhitemo coin. Rero twe twihitemo cess kuko cess nizo duhereza coin cyangwa zikaza tujyana mu mukino wa game tukaba twabasha kubonamo coin nyinshi, kandi ko tubona coin nyinshi niko level izamuka. Urabona hari handitse farm level, handitse farm level kala kandi iyo kuzuye uhita muri level imwe ukajya mu yindi level. Niyo mpamvu ugomba rero kukoza. Rero ushaka gukora task utukanda hari handitse task nimba uhabonye nimba utabonye subiza inyuma. Rero numara kana handitse task urahita ukanda claim ndi guclaiminga cess uhabwa. Urabona ko ari cess claim 14 cess claim 5 cess. Izi zose uko utindamo hano gukina game ugenda uziclaiminga mu buryo bukoroheye. Wamara kuziclaiminga ugata ukanda hari handitse agakubo. Urabona ko bambaye akaraba abantu nyine ba playmate banjye. Niyo mpamvu ugomba kugira playmate, ariko ugomba gusobanukirwa neza ubundi playmate imaze iki. Playmate ubasha kuba wahabwa amagift cyangwa kuba wakiba, kuko hano habamo system yo kuba wakiba bwo kwiba amacoin cyangwa amadolari ugasanga kuri account yawe bagutwaye $2 kaze wase byagenze gute. Iyo umuntu akurusha level akaba kurusha power akaba kurusha na power nyine ufite abasha kuba yakwiba $2 twawe nubwo adatwara twinshi, ariko ni system niko yubatse ku buryo nyine harimo system ijyanye n'uburyo bukwiba uducoin cyangwa $2 dukeya iyo umurusha level. Niyo mpamvu azavuga ngo igifi kinini nyine kimira uduto nta finto imira inini. Niyo mpamvu ugomba guharanira rero kuba iyo finini hano niko bigenda ari nako biba bimeze. Ikintu ukora rero urabona ko za sets tumaze kuba twaclaiminga muri task ugomba kuzuza ukaziclaiminga. Wasanga wazaga ahangaha ugaclaiminga, wamara guclaiminga ugahita uvuga ngo ndarangije. Hoya ntabwo biba birangiye. Wowe icyo usabwa no kubanza kureba izo task wamara kuzimara naje kwereka nandi matask ugenda ukoramo ahangaha ukabasha kuba wagira ate kuba wazamura level yawe igakomeza kuzamuka. Urabona ko coin zikomeje kuzamuka. Urabona kugira ngo bampereze indi level bayongeraza n'ibice $5 biza kunsaba kuba nujije izo coin ibihumbi 30 miliyoni eshatu zayo macoin. Kuko urabona ko hano ni claiming, urabona ko amacoin abari kuzamuka kandi uclaiminze rimwe gusa. Niyo mpamvu ugomba gukora amatask ukazamura ibintu byose ukajya kuri pano, kuko hano barimo ibintu bitandukanye byagufasha kuba wazamura coin zawe. Tudatinze rero tugiye kuba twasobanukirwa iki ngiki. Muza mwibaza ngo ubundi iyi game igufasha iki, game ikorute. Iyi game iyo ari gihe ugwa mu tuntu twinshi cyangwa wazamura utuntu twinshi cyangwa ukaba wahabwa distance cyangwa uturabo kuri pano wari uriho ugasanga nawe amafaranga harazamutse, level yawe irazamutse ndetse n'ibindi. Rero aho handitse ijambo shop, aho handitse ijambo shop uko uri kubireba aho ngaho naho kugura zino game. Urabona ko hano harimo ino flash, iyo ije hano ikunda kubahereza uducoin mo ahangaha. Iyo abantu bari kuri pano biba bimeze nka kwa kundi bavuga ngo rainfall nimba muzi ibintu bya bet cyangwa ibintu byo kuri bet power hamwe zavuga imvura iraguye muri air aviators. Nimba ubizi rero nayo niko ibisa naho ikora. Rero hari abarakantu kaba kari kubara iminota iyo igeze uri kuri pano ubu ugomba kugakandaho kuko ugaclaiminga twa ducoin twaje. Nimba uri kubireba ahangaha urabona ko handitse payment 84 ari ahantu abari payment nyine bawe, nyine aba payment bawe nibo uba ufiteho, aba payment bawe uba ufiteho nabo ushobora gutwara coin. Urabona ko handitse receive hano abari kwibana kuko ari gizo usanga bagutwaye $2 ku muntu ukurusha level ye ari hejuru yawe abakurusha power akaba yakwiba uducoin twawe. Urabona handitse receive aho igihe wakanda coin zawe zirazamuka. Nureba hari ahantu dushize agafresh k'icyatsi handitse 8/24 buri saba guhereza hash power cyangwa umuvuduko cyangwa imbaraga zo kuba wakiba. Urabona ko dufiteho imbaraga 8 ku munsi ubugenewe imbaraga 24. Hariya rero baguhana claim bonus yo kuba waclaiminga zira hash power. Urabona ko nidukanda aho baza kutubwira ngo duclaiminge hash power 10 buri munsi batanga hash power 10 ndetse izo hash power zikaba arizo zigufasha kuya. Bivuze ngo nimba ufiteho hash power 10 urabasha kwiba abantu 10 uko hari igihe umwe bakaguhereza $2. Urabona ko tugizeho hash power 17 tukimara guclaiminga kandi kwagiye dukanda receive. Urabona ko dukanda hariya house handitse receive tugenda twakira. Rero dukanze ku muntu uturusha urabona ko uri hasi tubwira ngo ntabwo twabasha kumwiba kuko handitse ngo do not steal because level. Base tubwira nyine ko tutabasha kumwiba kuko aturusha level. Bivuze ngo iyo akurusha level ntabwo wabasha kumwiba, ariko iyo umurusha level ubasha kuba wamwiba. Rero niyo mpamvu ugomba kuba wabikora kuko hano nibwo buryo bugiye burimo. Urabona ko abarimo bose turusha level tumaze kubatwara coin, nawe waza ubigerageza rero ukaba wabikora. Wamara kubatwara izo coin zikajya kuri balance yawe kuko nta nutabikora nawe bazajya bazitwara kuko hano ni system niko yubatse niko nabivuga kuko igifi kinini nyine kimira udufi dutoye. Tudatinze rero urabona ko hano ngiye naguzemo ko bitanga auto harvest kagusarurira nyine coin. Ngiye sindakanda kuri ibintu byo gusarura buraburo nkuko mubirebamo hariya. Hano urabona ko ushaka kuba wagura izindi hash power zo kwiba ukanda hari handitse buy, handitseho 50 coin. Iyo ufite coin 50 uhita ugakandaho bagatwara za coin bakaguhereza hash power zo kuba wakiba kuko izo hash power zigufasha kuba wakibamo nyine coin mo ahangaha. Ngiye maze kubikuzamo inshuro nyinshi ahangaha uko maze kubikuzamo nk'inshuro 8 zose maze kuba nabikuzamo kandi no video irarangira maze
maze kuba nabikozamo mongere mubyirebere kuko ndayisoza ku musozo wa video niho hari uburyo ngiye kuba nabikuza muri no video mubone neza uburyo bwo kubikuza kandi murebe ko nanabikuza kuko ariya ndaza guhita mbikuzaho byibura zero n'ibice bitatu kuko nabanje kubikuza kandi guhera kuri zero n'ibice kimwe harimo uburyo bwo kubikuza ku mafaranga ari munsi yawe video ushobora kubasha kuba yabikuza kandi bitakugoye. Rero hano habarimo daily task, wanditse daily task hano habarimo daily task ushobora kuba wakora za buri munsi. Hano izi daily task uzigeraho iyo wanyuze hariya kuri pano cyangwa ugakanda hari hasi yanditse hi fami warangiza ugahita ugera ahangaha kuri daily task. Daily task ni task uba ufite za buri munsi ushobora kuba wakora zikaba zakwinjiza coin. Tudatinze rero urabona ko hano harimo ibintu byinshi ndi kwa kubitinda ndi kugerageza kwihutisha video isobanura vuba kugira ngo usobanukirwe ubundi hi farm ikorute ni iki ntazi muri hi farm. Rero ushaka kuba wibaza ati hariya hejuru uri kureba handitse rank ni rank nyine ubugezeho cyangwa abantu ba muri guhiganwa, abantu ba muri kumwe cyangwa abantu ba muri gukoresha hi farm ukamenya ngo ndi kuri rank ya runaka, rank ingana iki kugira ngo ubashe kuba wamenya level ugezeho cyangwa uburyo ushobora kwinjiza kuko hano abantu binjiza bitandukanye, hari abantu bagura ama VIP ndetse n'ibindi bitandukanye. Rero ku bantu bashaka gukina ama game, rero game ushobora kuba wakina ukayinjiza amacoin, ikintu ugomba gukanda hari hasi handitse moment ugahita ugera ahangaha. Nigeze kubivugaho hano ho gukina game, nigeze kubivugaho ko nimba utarabyumvise reka nze n'ubigusubiriramo gatoya. Ikintu uri bukore hano kuri recharge first recharge ahangaha iyo udepositinze bwa mbere uhita uhabwa $1 rya bonus ahangaha ku muntu udepositinze 0.29. Ndaje nzabereke n'uburyo udepositinga wifashishije icyo bita virtual card, nimba ubizi nabwo wabigerageza, ariko nimba utabizi byandika hano muri comment ndaza kubona ko mubikeneye nabyo nzabereka uburyo mudepositingamo ahangaha. Mwamara kudepositingamo ahangaha mukaba mwabasha kuba mwabona iyo $1 mugahabwa izo coin, mugahabwa red package ingana kuriya, ariko uko depositinze menshi niko ubona menshi. Urabona ko uramutse depositinze $2 wahabwa $1 uhita ubikuza ugahabwa red package $3 ugahabwa coin za gold 2,100. Ibyo byose uri kubona aho hasi nibyo uhabwa iyo depositinze bwa mbere. Iyo nono ahangaha handitse daily charges, handitse daily charges iyo uhora udepositinga buri munsi niko uhabwa bonus nyinshi. Bivuze ngo ikintu bugiye gukora rero ahangaha iyo ubishaka handitse carry room niho ukinira BR. Aho gukina BR harimo uburyo bwo kuba wakimenyereza ndetse n'uburyo bwo kuba wagira ate wakina ku macoin mukasheta coin umuntu mugiye kwa mwakina. Rero iyo ushetse coin uriza coin 18, ariko dufite coin 8 ntabwo twabasha kuba twakina kuko bahera kuri coin 10. Rero izi coin uzihabwa iyo uri muri room runaka, hari gihe ubona coin, ariko iyo utazihawe cyangwa iyo utazihawe muri room runaka ushobora kuba wagira ate wazigura ukazugakina n'abantu. Nimba uri umuhanga mu gukina game cyangwa gukina BR, iyi niyo shwa nziza waza ukarya abantu coin kandi coin zawe zikakugira umumaro, zigafasha kuba wazamura level yawe ukaba waguramo ama hash power yo kuba wakiba abantu stolen hash power coins. Wamara kuba wabibatwara rero ukaba wazamura na level yawe ikihuta. Urabona ko kwera nindi muri room y'abakiniramo basangira ngo nimba uhari nuze gukina, urabona ko amasegonda ari kwibara kandi aho ngaho kuri join natumusaga mutugakina ari kumamagara mu buryo bw'ubuntu kuko nta coin ifite, ariko ifite coin n'abantu batari mu buryo bw'ubuntu barahaza tukaba twakina bikaba byakoro. Urabona ko nabo bari kwizihiza ibintu bya Noheli, niyo mpamvu ubona ko ni video ari abana aka kanya ntago ino video imaze igihe kinini, niyo mpamvu ubona ko bari kwizihiza ibintu bya Noheli. Ahanitse Merry Christmas none nuza ahanitse room, ahanitse room niyo ngiye kutangira gusobanura kugira ngo ubone neza ubundi room bimeze gute, room ikora gute. Hano baba barimo room zitandukanye zikora ibintu bitandukanye. Hari room z'abanyarwanda kuko nizo abenshi dukunda kujyaho, kuko iyo uri umunyarwanda umuhereza utubonasi kuko ntago wajya guhereza umuzungu coin kandi nawe uri umunyarwanda. Niyo mpamvu rero ahangaha iyo uhageze ushobora guhita uhaza ukimara kukanda kuri room, akenshi bakunda guhita bakujyana muri game. Wamara kujya muri game waba ufite hash power ukaba wazikina, wamara ko wazikina ukaba wazamura level yawe. Urabona handitse ijambo tap ninkubitaho urabona ko hasi twaraho hash power 20 gatambeza coin zikajya muri karaka box. Ahangaha rero urabona ko ari ukunguku ubigenza. Rero niyo mpamvu ugomba gusobanukirwa ino video akantu kose karimo ahanga ukaba wagasobanukira. Icyo utasobanukirwa wakinjira muri group yacu WhatsApp tukaba twagufasha, ukaba tubaza ikibazo cyose wifuza ukabasha kuba wasubizwa cyangwa ugasobanukirwa uburyo hi farm ikora, ukayikora kinyamwuga, ukaba wayikoresha kinyamwuga kandi ukaba wayikoresha ubisobanukiwe neza kurushaho, aho kugira ngo ukore ikintu utazi udasobanukiwe. Iyo ukoze ikintu utazi kandi udasobanukiwe ntabwo wabasha nyine kuba wazamuka muri level, ntabwo cyakugirira akamaro. Ikiza rero ni ukubanza ugasobanukirwa icyo kintu, wamara gusobanukirwa icyo kintu ukaba wagikora ukizi kandi ukagikora neza. Rero handitse Rwanda Family, aho ngaho niho nyine haba hariho abanyarwanda benshi cyangwa abarundi nyine abumva ururimi rw'ikinyarwanda, ariko ubusanga aho handi cyangwa kuya mu marumu yandi ubusanga kenshi batumva ikinyarwanda. Nukanda hariya hasi kuri family nkuko uri kubireba urahita ugera ahangaha.
nugera ahangaha rero niho ushobora kuba wagurira amacoin family coin cyangwa kuba wakora ibintu bitandukanye. Hano ureba handitse task cyangwa kuza hano handitse family, uraza gusanga hano handitse task, nukanda handitse ijambo task urabona ko hano dufiteho coin, dufiteho coin zigiye zitandukanye. Hano rero kuri daily task kwinjira muri room kamaramo rimwe cyangwa kumaramo umunota umwe wonyine uhita wakira izo coin uri kureba aho ngaho. Noneho kuba umuplaymate wa mbere cyangwa gukanda guadinga umuplaymate uhita wakira ayo ngaho, kohereza gift mu gihe uri gukina game uhita wakira ayo ngaho. Wibuka ko twabanje kubikora, nugira ahangaha rero gukina USAID sets cyangwa DSS ijana nabwo uhita wakira ayo ngaho. Ayo ni amatask aba arimo ahangaha, ayo ni amatask aba ari muri room. Niyo mpamvu ibi byose ugomba kuza ubikora buri munsi, uko ubikora buri munsi niko ubasha kwinjiza. Urabona ko kantu kameze nk'akantu kameze nk'umurongo uriho uducoin ako ngako ndi gukozaho urutoki nimba uri kukareba. Aha hirya uriya murongo wose ugenda wibara kugeza urangiye. Iyo ugeze aho ngaho iyo box ihita ifunguka, ako kantu uri kureba aho ngaho iyo uhageze iriya box ihita ifunguka, kandi iyo box iyo ifungutse ubasha kuba wabonamo izira coin cyangwa iriya box ishaka kuguherezamo n'utudolari runaka cyangwa ibintu birimo bita bifunguka bikaza kuri balance yawe, kuko urumva bita bikuzamura. Urabona ko ndi kuri rank ya 300, bivuze ngo abantu nyine barimo ahangaha turi kuri rank ya 300 cyangwa niho ngewe ngezeho, bivuze ngo hari uri kuri rank ya mbere bitewe uburyo akora cyane n'igihe ayimazemo. Bivuze ngo ko nzamara igihe cyangwa uko nzankora cyane niko rank yanjye izajya izamuka, nanjye nkajya kuri rank za hafi ku buryo nshaka kuzisanga nageze no kuri rank ya 10 cyangwa 15 cyangwa ikaba ni ya mbere, biterwa no ko wakoze cyangwa igisabwa mu byo wakoze cyangwa kuba wasobanukirwa uburyo ino high farm ikora neza cyane. Urabona aho handitse day 2 days, aho ndi gushyira aga fresh, aho ndi gushyira udu fresh handitse 2 days, harimo utubogisi dutatu dufitwe nako gakatoni, kuko uko tubogisi dutatu harabura iminsi 2 ako kabogisi kagafunguka. Uko tubogisi rero nidufunguka dutegereje ko tuzafunguka, nidufunguka dushobora kuzata duduhereza amacoin ndetse na bonus zitandukanye, tugahita tuzizamuza muri level yacu cyangwa tugahita duhabwa amadolari yacu, kandi iyo yaje duhita tuyabikuza kuri Binance. Nta bintu byo gutinda, nabonye benshi bakunda gukoresha C-wallet, ariko C-wallet yagezeho barongera bakagukata. Niyo mpamvu uba ugomba kuba wakoresha uburyo butandukanye, kuba wakoresha Binance, kuko iyo yageze kuri C-wallet n'undi birangira muyoheje muri Binance, kuko C-wallet ntago igira peer to peer. Urabona ko kagabo karimo kubyina aho ngaho, karimo kubyina aho ngaho, iyo ungakanza ukaguma ukandaho baguhereza coin. Nureba neza uze kureba ko coin zamutse, urabona ko coin ziri kuzamuka ziyongera kuri balance, uguma ugakanda bakaguma baguhereza coin. Buno buryo rero buhari bwo kuba wazamura level yawe, ukaba wakina unazamura level yawe mu buryo bukoreye kandi bitakugoye, ukaba wazamura level mu buryo bukoreye. Kara kantu nako igumye ugakandaho baguhereza coin. Uzureba neza zira coin ziri gute zizamuka zijya hejuru, kubera ko turi kugakandaho nyine. Niyo mpamvu amajwi yose yako nyine, amajwi yo muri high farm murabizi habamo abantu bari kuganira ndetse n'ibindi bitandukanye. Niyo mpamvu yose nayahagaritse kugira mwumve neza kandi munyumve mbashe kuba nabasobanurira. Nugera ahangaha rero urabona ko hasigaye iminota 2. Iyi minota 2 nishira ya harvest twaguze izajya idusarurira, iraza guhita isarura. Noneho twegwe singomba kuza ngo dusarure, kuko twe twatanze idolari rimwe duguramo harvest izajya idusarurira. Bifuza kuba bayigura izajya basarura badakunda kuba bari online, bambwira rero nkabafasha uburyo bagura iyo harvest izajya ibasarurira mu buryo bworoshye. Nureba aho handitse couple, ari ndi gukoza urutoki nimba uri kwareba handitse hariho ifoto yanjye n'ahantu handitse ngo CP, hariho akagufure. Hano bari uburyo bwa couple, iyo umuntu ari umukapo wawe cyangwa ari couple niko nabivuga, hano abashobora kuguhereza amabonus atandukanye kandi mu buryo bukoroheye. Hano mubasha kuba mwakinjirizanya kuko muba muri couples, nicyo biba bishatse kuvuga nimba utasobanukiye kara kajambo cyo kaba kavuze. Noneho iyo aho ngaho handitse top bonus ni bonus uhabwa mu gihe wakoze top up cyangwa wabashije kuba wabitsaho. Nzabereka uburyo bwo kubitsaho hano muri high farm abantu batabisobanukiwe, kugira ngo mubashe kuba mwabisobanukirwa. Iyi video umuntu uri busoze kuyireba arasoza kuyireba amaze kumenya neza uburyo high farm ikora, uburyo high farm injiza, uburyo high farm itanga amabonus atandukanye ndetse n'ibindi bitandukanye, kugira ngo abashe kuba yayisobanukirwa byimbitse. Udatinze rero nguko ubireba ahangaha, nituza ahanditse buy with family coins, ahangaha no kugura amacoin wenda ushobora kuba wakifashisha nyine mu bantu bakunda gukora room cyangwa kuba bahostinga, abantu bakunda gufasha abandi nyine hano mu maroom atandukanye. Hariya ushobora kuba wazigura zikaba zagufasha mu kuba wazamura level yawe, kandi iyo abantu bari kuri room runaka nabo barakwinjiriza, kuko hari igihe bari kuri room iyo nyine uri hosters bakaba bari gukina game, kuko iyo abonyemo karaka gifuti kururabo, iyo karamutse kaje ikintu kiba gihari, umuntu wa mbere aba agomba kuba yakohereza ni hosters. Abandi rero baza nyuma, kandi yari gukina no muri room yawe, uko akina muri game niko amacoin nayo asamuka. Niyo mpamvu no kuba hostinga ari ibintu by'ingenzi cyane. Tudatinze rero tugiye gutangira nkwereka uburyo bwo kubikuza, kugira ngo murebe uburyo bwo kubikuza. Icyo ndukora rero urahita winjira kuri Binance account yawe. Ngiye kwereka uburyo ubikuza kuri Binance account yawe, amafaranga agahita akugeraho ukimara kugera kuri Binance account yawe. Nkuko ubireba ahangaha ngiye kukwereka uburyo ubigenza kugira ngo ubone wallet yo kuba wabikuzamo hariya, agahita uyakira cyangwa ugahita uyakiramo ahangaha kuri Binance account. Murabizi ko iyo yageze kuri Binance account biba bimeze nkaho yageze kuri mobile money. Ikintu ukora kandi handitse add funds, numara gukanda hariya handitse add funds, kuko mubireba hariya uko mpakanze handitse add funds, ukanda handitse deposit on chain aho hakabiri.
numara gukanda handitse deposit on chain ikintu ugiye kuba wakora urakanda handitse search coins ara wandikemo USDC numara ukanda USDC ukande kuri USDC uze ureba handitse 8 nibyo bivuze Ethereum. Iyo ugeze ahangaha rero uhita ukanda wanditse copy wanshizaga fresh wamara gukopiya ugahita usohoka ukagenda kuri HiFarm. Ngiye kwereka rero uburyo bwo kubikuza kugira ngo bashe gusobanukirwa. Rero nugira ahangaha muri HiFarm ikintu uri buze gukora urakanda ara hejuru handitse ijambo withdraw numara ukanda handitse ijambo withdraw rero bari kutubwira ibintu bya Noheli nyine bari kwizihiza. Urahita ukanda kuri withdraw numara ukanda kuri withdraw urahita ukanda hari handitse withdraw hambere. Aho hambere hari munsi ya friend kuko hano harimo uburyo butandukanye, harimo uburyo bwa red package ayo watumiye abantu yo uhita uyabikuza, ariko ayo muri red package yo abafite amategeko atandukanye. Niyo mpamvu rero tukanda kuri withdraw nureba aho hejuru handitse other countries uze kwarekiramo kuriya kuko igihugu cy'u Rwanda ntago kirimo. Niyo mpamvu uza gushyiramo other countries kuko bivuze ko ari ikindi gihugu kitarimo hariya nyine ni other countries. Numara kuba wagira ahangaha rero urahita ugira ahangaha urabona ko bari gukoresha uburyo bwa Ethereum, mpamvu ugomba guhitamo wallet ya Ethereum. None ureba handitse card number ukopiyemo ya wallet wari ufite, nurangiza tureba handitse confirm withdraw. None ugira handitse confirm withdraw urakanda, numara ukanda wongera ukanda handitse confirm kugira ngo amafaranga 0.3 ave kuri HiFarm ajye kuri Binance account. Bivuze ngo ahangaha amafaranga yamaze kuba yakoherezwa, dusigaranyo amadolari 2.3. bivuze ngo hano urabona ko ahise agenda dukoze refresh ahise avaho aragenda, bivuze ko yoherejwe kuri Binance account yacu. Mbere yuko tujya kureba ko amafaranga yabageze kuri account yacu cyangwa yabageze kuri Binance account yacu, reka tubanze turebe. Urabona ko hano handitse payment, dufite payment 84, abandi babiri bari kudusaba ko tuba payment. Nakubwiye akamaro ko kaba payment icyo kaba kamaze. Payment icyo bagufasha kuba wabiba cyangwa bakabagohereza amacoin runaka, bakaba bagutwara utudolari dukina tukajya kuri Binance account yawe, ariko ibyo biba iyo ubarusha level. Ariko iyo utabarusha level bivuze ngo nawe barakwiba, niyo mpamvu uba ugomba kubiba, iyo utabije barakwiba. Urabona ko hariya handitseho hash power imwe nayo isitwara tuyifashe mu kwiba uriya muntu dutwaye coin ziwe, bivuze ngo nabandi nawe nutamuka utabikoze uzawusanga coin zawe zagabanutse kandi utudolari twawe tugabanuke. Urabona rero ku muntu ushaka gutumira wanditse invite, awanditse invite ni uburyo bwo gutumira. Urabona ko umuntu wa mbere watumiye abantu benshi ku munsi bamuhereza iPhone, bivuze ngo hano uwo muntu watumiye abantu 152 yabashe guta ahabwa iPhone anga urayihabwa. Rero uwo wa kabiri urabona ko yahawe amadolari arenga 200, bivuze ngo aya mafaranga iyo watumiye abantu benshi nyine ku munsi bivuze ngo ayo mafaranga niyo uhabwa. Urabona ko nyine hano ino app ikora neza kandi ibintu byose bikora neza. Rero gutumira umuntu tukanda handitse invite now, wamara ukanda handitse invite now ugahita ukopiya link, iyo link ukayihereza uwo muntu, noneho akaza kuba yinjiriraho, yamara kwinjiraho akaba yaba admin cyangwa umuntu wawe watumiye akinjira nyine mu bantu watumiye. Rero ikintu abasabwa no kubikuzamo bwa mbere, iyo atarabikuza bivuze ngo ntabwo amafaranga cyangwa bonus wayihabwa yuko watumiye umuntu, bivuze ngo umuntu ukinjira abagomba guhita abikuza 0.1. Niyo mpamvu ukiyandikisha uhita ubikuza. Umuntu utarabonye video yuko bikorwa cyangwa uburyo yandikisha ni ibintu biba byoroshye, ariko nawe wagerageza ku muntu utamenyereye. Link yo kwiyandikisha isanga muri comment kugira ngo kubashe kuba kwiyandikisha. Ni ibintu biba byoroshye. Cyambere no kuba washyiramo imyirondoro yawe ugatuyandikisha bikarangira. Utarabibonye aze kureba muri video yabanje, harimo uburyo bwo kuba kwiyandikisha kugira ngo murebe neza uburyo bikorwa. Uko byose narabivuze kandi narabisobanuye. Nimba uri kureba aho ngaho nashyize agafresh ariho akantu kameze nk'agakayi, kara kantu uri kureba ara hejuru niko kagaragaza ibintu byose ukora. Nimba uri kureba hasi dushyize ko dufresh bivuze ko tumaze iminsi 10 dukoresha ino application, urumva ko iminsi tumaze ntabwo ari iminsi myinshi cyane. Nimba uri kureba aha ngaho urabona ko harimo ahantu ha still ahanitse still bivuze ko ari utudolari twagiye twiba abantu turusha level, bivuze ngo nawe ugomba kuza utwara abantu urusha level. Urabona handitse withdraw, harvest, upgrade, bivuze ngo upgrade nayo wakiriye mu gihe wazamutse level, harvest nayo wasaru, still nayo wagiye utwara abantu urusha levels, bivuze ngo noneho hari handitse withdraw nayo wagiye ubikuza. Reka tujye kuri Binance account yacu turebe ko amafaranga twaba twayakiriye koko. Nimba uri kureba ngaha ubu ngubu tugeze kuri Binance account yacu, urabona ko deposit yabaye successful, bari kutuba ko kuri Binance twabashe kuba twayakira. Turese dukandaho, tukimara gukandaho tujye kureba ko Binance yaba yaje koko. Murabizi ko Ethereum imara iminota 3 kugira ngo amafaranga abe akugezeho. Urabona ko yamaze kuba yaza, biri kuba confirming. Kugira ngo biconfirming neza bakiri gusuzuma neza nyine ko amafaranga naturutse hatekanye, kuko urabizi ko Binance ibifite umutekano wihariye. Bivuze ngo ahangaha mu minota 3 nishira nkuko bari kubikwereka aho ngaho baraza kuba babasha kuba yabaye completed, ahite aba completed nkayo ngayo uri kubona hasi yabagiye aba completed. Aho hose uri kubona USDC nayo twagiye tubikuza muri HiFarm, anitse RTC nayo twagiye tubikuza muri Temebase. Mu bantu badakoresha Temebase aze kunyura muri group tumufashe abashe kuba yakinjiza amafaranga kuri Temebase nimba atarabashije kuba yakinjiza
kwinjiza. Rero ahangaha icyo usabwa ni ukanda like kuri ino video kugira ngo ubashe kuba wayitiza imbaraga igere ku bantu benshi babashe gusobanukirwa neza uburyo bino bintu bikora. Tudatinze rero reka tuhite tugenda kuri Highfarm tujye kureba neza utundi tuntu tuba tuvuga mu gihe dutegereje ko ari amafaranga aza kuri balance. Bibuke ko kuri balance account yacu ya Binance dufiteho amadolari 2.39 tubaza gusanga habayeho amadolari 2.39 kuko ari yaraza kuba yayiyongereyeho mu kanya gatoya. Rero nuza ukareba ko kantu karimo kubyina iyo ugakanzeho nako kagohereza uducoin. Wowe ikintu usabwa no gukanda subscribe kuri no channel yanjye kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa mu buryo bukoreye utazagira akantu na gato ucikanwa igihe cyose waba uhari. Ugomba kubasha kuba wakuramo amafaranga kuri no channel ukaza ugerageza kuba wamenya uburyo ino channel yakugezaho ibintu byagufasha kandi byakugirira inyungu mu buzima bwa buri munsi. Rero ikintu busabwa no gukanda subscribe ndetse ukanda like ndetse no gusharinga inshuti yawe. Urako kantu kanditseho 2 days ko kantu ejo iminsi 2 niyo irangira kuko urabona ko hasigaye 2 days tuza dufungura izo box. Urabona ko ni ra box ni bagiye kuyibabwira ira box nayo ushobora kuba yakwinjiriza kuko ira box umunsi umwe nayo izafunguka nuko tutarambaramo iminsi myinshi kugira ngo ira box izabashe kuba yafunguka. Rero urabona handitse for goal handitse go on iyo uguzemo ikintu runaka ubasha kuba wabonamo coin zitandukanye. Rero ikintu usabwa ni ukanda subscribe kuri no channel ugasharinga inshuti zawe. Urabona ko noneho bibaye successful iyo SDC bibaye successful completed. Rero nimba ngarutse ahangaha urabona ko hano byabaye credited bivuze ko bamaze kuba batwishyura. Nituramuka dusubiye inyuma urabona ko ahangaha naho byabaye confirmed byagiye biri mu buryo bwa confirming bibe bitaraba confirmed. Nitugaruka ahangaha tugakora refresh urabona ko tugizeho amadolari 2.69 aka kaye twamaze kuyakira kuri Binance account yacu. Ubu ngubu twanabikoza tukayeza kuri mobile money mu buryo butworoheye. Ikintu usabwa no ukanda subscribe ndetse no gusharinga inshuti yawe kugira ngo nayo ibashe gusobanukirwa itangire kuri amafaranga mo ahangaha muri Highfarm ubashe kubatanya gukoreramo amafaranga kandi wabashe no kuyasobanukirwa neza uburyo ikora kuko byose mbisobanuye neza muri ino video. Ibintu byose wakora ukayikora nk'aba pro ukayikoresha neza mu buryo bworoshye. Bye bye, ciao ciao, tuzasubira mu video zikurikira. Bye bye.